Shalom shalom, reka nizera kumeze neza muri Imana komeza kwa namwe ndetse ubwiza bw'Imana komeza kuba kuri mwebwe nkuko bisanzwe. Iri ni ijwi ry'amahoro TV. Ijwi ry'amahoro rero bagezeho byinshi bitandukanye ibijyanye n'iyobokamana ndetse n'ibindi byose muri rusange. Reka nizere kumeze neza. Ndashimira mwe mwamaze gukora subscribe ku ijwi ry'amahoro ndetse mukurikirana ibiganiro byacu kandi mukanabisharinga. Imana ibambere umugisha. Mujya mubikora neza mukabisharinga. Rero mumbabarire nibura ku kwezi kwa 12 tuze kugira ibihumbi nibura 5. Kwezi kwa 12 tuze kugira ibihumbi 5 rwose. Kwezi kwa 12 tuze kugira ibihumbi 5. Dufite mumbare dusharinga ibiganiro, mumbare tubisharinge tuze kugira ibihumbi 5 tuze kubyuza kwezi kwa 12. Sibyo Imana ikumbera umugisha, wowe urabikora Imana iguha umugisha mwinshi cyane ndetse utagabanyisha. Nyemerera tuganire, ndashaka kugira ngo tuze kuganira. Hano urabonaho iyi video niyo tugiye kuganiraho ndetse n'iyi ngiyi niyo tugiye kuganiraho. Iyi ngiyi iyi video iri iburyo bwanjye n'iyi ngiyi iri ibumoso. Sasa rero Yesu yavuze, hari amagambo yavuze yasize avuze muri Luka 13:5 aravuga ngo muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake. Hari ikintu kiri bwo kuntangaza cyane, ntibaza se Imana yanjye ko ndi kubona ibintu bikomeje kurushaho kugorana, abantu ko batagishaka kumenya ukuri ahubwo ko bashaka kumenya ibinyoma. Kubera iki ibi bintu bimeze gutya? Njyewe rero hari ibintu byinshi njya nibaza, nkavuga uko byagenda kose mureke nibure tuvana amaso ku byisi ku bantu, ubundi duhanga amaso he mu ijuru, bizadufasha. Imana ibambere umugisha. Imana ibambere umugisha. Hari icyo bita kugira kunyurwa no kwizera. Aba ntabwo bakizera icyo bita iyabahamagaye, ntabwo bakizera Imana, basigaye bizerera mu mbaraga z'umwijima. Ubusizi narababwiye ati nyamara mwakabyaramwe mu gihe icyo bita amakenga ku bijyanye na spirit y'iki gihe y'aba bantu b'ubu ngubu. Urabona ndafite ikibazo. Urabona iyi video ifite irimo uyu mupasiteri yitwa niba ari w'Ubugande sinamuzi, ariko nayibonye ndavuga ati uyu mupasiteri Mwuka w'Imana ukubita abantu hasi kabambika ubusa gutya, izi mbaraga zimeze gute? Abantu barimo gukunda ibitangaza kuruta gukunda icyo ijambo ry'Imana rivuga, icyo Mwuka wera abwira amatorero, ntabwo bakikeneye kumva icyo Imana ishaka kuvuga. Ubundi kababwire ibitangaza mushaka nibyo bigiye gutuma muva ku Mana. Mwanza gusenga, mwanga kwiyiriza, mwanga gufata ibihe ngo mufate imikeka, mufate ingoma muvuze, mufate imikeka murambure mwicare musome ibyanditswe byera. Byarabananiye. Bibiliya ijambo ry'Imana ramubwira ngo Luka igice cya mbere 1:8, ibyakozwe n'umwe igice cya mbere 8, ijambo riramubwira ngo icyakora muzabwa imbaraga Mwuka wera nabamanukira, muzabaga bo guhamya Yuda ni Samariya, kumuhamya Yesu. Nta kindi, nta yindi mbaraga, nta bundi bufasha, nta bundi butabazi bwagufasha kunesha uretse imbaraga y'iki? Imbaraga y'Imana. Dear friend, ushatse uhinduke, soma ibyanditswe byera. Usomye ku bice bibiri uburyo intumwa zabanye na Yesu bakagirana ibihe byiza, bakagirana ubusabane, bakagirana ibihe bidasanzwe. Biratandukanye cyane nuko n'ubu ngubu abantu uko bameze, abantu ntibakigaburirwa ibyo bita ijambo ry'Imana, basigaye bagaburirwa indirimbo n'ibisirimba, basigaye bagaburirwa na komedi mu rusengero. Reka mbabwire, mushake impamba y'urugendo, mushake ibizabatunga mu bihe biri imbere, kuko igihe cy'ubuhenebere ntabwo murabona. Igihe cy'ubuhenebere kiraje cyane. Aba bapasiteri bakomeye mugiye kubona ibigiye kubabaho, aba baririmbyi bakomeye mugiye kureba ibintu bigiye kubabaho.
mwuka byara mufate umwanya musenge. Nowa yigeze abwira abantu ati yarabaje arabaza baramukwena, baramukwena. Ariko uyu munsi yego mfite views nkeya pe 3500, hako mushaka mwakumva icyo umwuka ari kubwira amatorero, mushaka mwanyumva, mushaka mwakumva ibyo umwuka w'Imana ababwira. Mwige kwiyiriza ubusa, mwige kubana neza n'abantu bose, mwige kugirana ubusabane hagati yanyu n'Imana. Ubusabane hagati yanyu n'Imana muzabugira bugenze bite? Mwasenze. Urabyumva?